umugore uzi ubwenge amenya icyo umugabo ashaka, amenya icyo abana be bakwiye, Mhm. ukamenya ngo wowe kuryamira wa mwana atajya ku ishuri nta n'agakoma anyweye nta n'akayi, ko nagenda ntacyo afashe nawe arajya gushaka uko yiyeranja arebe wamwihera ka gacyayi n'akarindazi aho kwiga ahubwo akatire hirya. Yego. Noneho umugabo nawe nutazinduka ngo ushake icyo umuha mu gifu agenda hameze neza, ariyeranja ashakishe nawe umushahara yakoreraga azajya aguha duke, burya bafite ukuntu batera intoki gutya inyuma mu ikofe mu mufuka. Abagore se? Umugabo Eh. utamufashe neza, Eh. ubundi umugabo ugomba kumumenyera igifu, Yego. sibyo nawe akakumenyera ku ikofe, Yego. ukamenya no kuganduka. Twongeye kubasuhuza mwebwe abakurikirana ikiganiro cya Mukantwari Vestine TV cyangwa menya impamvu uriho. Nari mbakumbuye nanone ndabasuhuje, mugire amahoro, muhabwe umugisha n'Imana. Nongeye kwihanganisha ababyutse batameze neza, abageze ku gicamunsi mutameze neza, abababaye, nkomeje kubabwira ngo Imana ibahereze ihumure, ndetse namwe mwishimye mwegeranye n'abababaye, mugerageze mutume bavandimwe nabo bishima, kuko ijambo ry'Imana yavuga ngo tubabarane n'abababaye kandi twishimane n'abishimye. Rero Mukantwari Vestine, for uyu munsi mbazaniye iki? Yo nejejwe n'Imana kongera gutaramana namwe. Mbazaniye shangazi tuje kuganira ku bintu mwese mukeneye kumva kandi mufitiye n'amatsiko. Mbonereye gusuhuza abakunzi banjye bari mu bihugu byo hanze bitandukanye, ari mu Bubiligi, abari mu Busuwisi, abari mu Bwongereza, mbese abakunzi banjye bamaze kuba benshi. Ni ukuri yambi Mukantwari Vestine ndabasuhuje, kandi nishimiye ko mukomeje kunkurikirana mu biganiro byose nshishaho, ari iby'ijambo ry'Imana, ari ubuhamya bwa Mukantwari Vestine. Noneho ndashaka kuzajya ngenda mbavangiriramo nyine n'ibiganiro byo mu buzima busanzwe, mbese tuve mu isi y'umwuka mo gake tuze no mu isi y'ubuzima bwo mu isi tubamo buri munsi, kugira ngo nyine tugende mubone yuko Mukantwari abatekerezaho uburyo bwose, ko narababwiye ngo nifuza kubaho mbereyeho benshi, kandi nifuza kubaho ndi ibyishimo bya benshi, mbese ku buryo muzajya bavuga ati ni ukuri kw'Imana Mukantwari uri marene wa nyawe, uri shangazi, uri anti, uri mukuru wacu. Mbese nifuza ko mu ngeri zose, abakuze abatoya, mwisanga kuri Mukantwari, kandi ntimucike intege zo kuzajya munkurikirana. Ujye ukanda subscribe, ukore share, ushayiringa abandi, ukore comment, ukore like, uzaba urimo kumpesha umugisha, kandi no gutuma ibiganiro byanjye birushaho gukwira mu bantu benshi, ahantu harehare hanini hagari. Uzajya urimo gutuma isi yose ibasha gukurikirana Mukantwari Vestine, bingirira umumaro, binzamure mu buryo bw'iterambere, kuko nagira ngo mbabwire ngo gukorera Imana ukennye buriya biragusha, ntago biba sawa. Hari aho imbuto zigenda zihunguka, hari aho ugenda usiga ubutumwa buzima, mbese ibyo wakarinze biratakara kubera bwa buzima. Rero njye nifuza gukorera Imana ndi umukire, mfite amafaranga, kuko iyo ukorera Imana ufite n'amafaranga, iyo ugeze ku muntu ufite ikibazo uragikemura. Ntago iteka twe tugomba kubaho turi babandi bakemurirwa ibibazo gusa, ahubwo nk'uko mpora mbabwira mu biganiro byanjye, umutima ufasha abandi ntabwo bisaba ngo ufite ibisaguka, ariko n'ibyo ngibyo bikeya uba wabikoreye, utabikora ntabwo byaza. Rero nimujya mubona Mukantwari Vestine ndimo kuboherereza share, ndabinginze ntukagasunika utakarebye, jya ukirikaho urebe, kuko ntabwo naza kuvuga amangambure hano. Mba mbabwira ibintu mukeneye kumva. Ese ubwo nta nubwo mwumva ko wa mwana ahoze ari mayibobo, abazanira ibintu byonyine bijye binabereka, bibahe n'ihumure mwababyeyi, ko abana banyu muri kubona uyu munsi bari mu buzima bubababaje, murimo kurira,
benshi mwirirwa mu butayu musengera abana ngo Imana ibahe guhinduka. Niba Mukantwari yarahindutse, nkaba ndi kuvugira Imana, nkaba ndi kuvuga ibyubaka sosiyete nyarwanda, umenye ngo n'uwo mwana wawe Imana yamugeneye igihe, hari azavamo Mukantwari, avemo abandi bagabo b'intwari, usange sosiyete yacu turayubaka. Mbese ibi ngibi ndimo ndababwira uyu munsi biguhesha ibyiringiro by'uko nawe uwo mwana wawe, uwo mukobwa wawe, uwo musore wawe bizavamo ibintu byiza. Rero muhabwe umugisha n'Imana. Twatangira dusenga Imana. Mana, nanone ndakubashye mu izina rya Yesu, ngushimiye ko uri Uwiteka, niryo zina ryawe, nta wakubanjije nta n'uzaguheruka. Mukantwari Vestine wongeye kumpa amahirwe nanone yo kubaho. Warandinze ubwo nari ndwaye, uranyorohereza ndakira. Wongeye kumpa umwuka wo kongera kuza kubwira abantu bawe. Isi yose mwami iteze amatwi ku bwa Mukantwari. Hereza umugisha umuntu wese witeguye kuzajya akurikirana ibi biganiro kugeza kirangiye, kandi Uwiteka Imana ajya avanamo ibimugirira umumaro. Nshoboza ntaba ari njye nkoze ikara ryaka ku munwa, kandi ujye umpa ubwenge kugira ngo mbashe kuvuga ibikwiriye. Hereza umugisha umuvandimwe turi kumwe nka mama wacu, kugira ngo nawe umushyigikire kandi ibyo yamenye bibashe gufasha benshi. Tugushimiye akanya kose tumarana mu kiganiro, amajwi yose adakwiye kuvuga Imana aceceke muri aka kanya, mu izina rya Yesu, amen. Rero nk'uko nababwiye twaje mu kiganiro uyu munsi, nabateguriye ikiganiro kigendanye n'umuryango. Ikiganiro kigendanye n'umuryango, topic nabateguriye uyu munsi irabaza ngo dukurikije uko turi kubona umuryango nyarwanda uyu munsi, ingorane imiryango irimo kugenda icamo, hahandi usanga n'amadivorce yarabaye menshi. Nateguye topic ibaza ngo mbese ingo z'abatubyaye ba mbere, ba sogokuru, ba nyogokuru, ba mama babyara ba mama, uko umuryango nyarwanda wubatse uyu munsi, uko abashakanye bubatse uyu munsi, uko fiyansaye z'uyu munsi zimeze, ese n'ahahise niko byari bimeze? Itandukaniro ry'umuryango wa mbere n'umuryango w'uyu munsi bitandukanira hehe? Ese niyihe ndangagaciro yari iriho kiriya gihe itakiriho uyu munsi? Ese ni ibiki uyu munsi biri mu muryango bitigeze bibaho kiriya gihe? Nyamara ugasanga ari nawe byo wenda bishobora kuba ariyo mbarutso yo kuba umuryango w'uyu munsi utameze neza. Ni iyihe password abatubanjirije bakoreshaga kugira ngo babe bari bafite imiryango mizima? Ugasanga mama wanjye yubakanye n'umugabo, urugero wenda ntiyarakejejwe nk'uko nababwiye, ariko ugasanga mama yari afite imbaraga zo kwihanganira urugo, kabone n'aho papa yamukubita mama ntiyirukankire mu baturanyi ngo ibitenge abishyire ku mutwe, ahubwo akirukankira mu cyumba. Kuki abagore ba kera bakubitwaga binjiraga mu nzu aho kugira ngo basohoke hanze bajye kurega nk'ab'uyu munsi? N'abazaniye shangazi rero yitwa Mukandengo Anisia. Mama, ndakwakire mu kiganiro cya Mukantwari Vestine TV, cyangwa amenye impamvu uriho. Rero ndifuza yuko nkugiriraho umugisha. Aba bantu badukurikiye ni bakuru, ni mature, ni bakuru, bazi kugenzura, bazi ibiryoshye n'ibibishye, bazi umuntu babeshya ku maso. Ndashaka ko uba wihambura, dufashe uyu muryango nyarwanda. Mbese intego ya Mukantwari umfashe ko yakuzura. Uri mukuru rwose, uranduta, ugaragara nk'umuntu uzi ubwenge kandi warwanye n'ubuzima n'amateka. Rero nifuzaga ko twakwinjira mu kiganiro nyirizina. Ubu tayari bamfashije kukwakira, buri muntu wese ari kwifuza kumva ikigiye kukuvamo nk'umubyeyi mukuru. Ese mama, iyo urebye ukabona ingo z'uyu munsi cyangwa umuryango nyarwanda w'uyu munsi,
ushobora kuwudutandukanyiriza gute n'umuryango w'ahahise? yego. Ni gute mwebwe ba hambere, mbese iyo urebye mwe ba hambere muri fiyansaye yawe ni urugero, cyangwa se uburyo mwarambagizwaga, abakobwa bo hambere mwitwaraga gute? Ese umuco w'abakobwa wa mbere nimvuga ngo umuco wa mbere, ndatekereza wowe uri uwa mbere ya jenoside yakorewe abatutsi, amateka y'igihugu ataratobwa, abanyarwanda tutari twahura n'akaga gakomeye, tutari twatakaza benshi, tutaratakaza intwari nyinshi, tutaratakaza inzu z'ibitabo, twagiye tubura ababyeyi bakuze, twagiye tubura abasaza b'inyamibwa bari bafite indangagaciro, bari bafite inararibonye. Ariko tukavuga ngo abo bacu bagiye, ni twebwe kivi cyo kusa ibyo batakoze, kuko turi amashami yashibutse kuri bo. Rero nka Mukantwari Vestine mba numva mfite ishyaka, mbese menye ibintu ariko ntabimenye jyenyine, naguha umwanya. Ni gute uriya muryango wa mbere nyine, ndifuza ko watwinjirira ku bakobwa ba mbere, uko mwambaraga, imico, imyitwarire, ku babyeyi banyu, ese ababyeyi banyu bari babayeho bate? Uyu munsi urabisanisha gute kugira ngo twumve inama twagira umuryango nyarwanda, kugira ngo tubashe kuba twagira umuryango? Kuko nasanze turi abakristo, sibyo? Nasanze ngewe buriya n'itorero rizima, itorero rizima riva mu muryango muzima, ubona ariyo habonetse intege nke. Murakoze. Murakoze cyane kumva ijambo. Ahantu hagaragara ko hari itandukaniro mu gihe cyashize cy'umuryango wo hambere n'umuryango w'uyu munsi turimo, bigaragara ko hari impinduka cyane cyane. Ndetse Yego. urwango rwaraje rutera abantu, uri ibintu ahanini byahindutse nyuma ya jenoside. Yego. Haje inzangano cyane cyane, abantu ubona baranganye, ubona abantu batakaje umuco, ubona abantu mbese urukundo rubaye rukeya. Ubundi kera umukobwa yakundanaga n'umusore, niyo baba ari abakene bakabana mu buzima barimo, umukobwa agakundana n'umuhungu, ukabona barabanye mu buzima babayemo bakishimana, niyo baba ari mu bukene bakabubamo neza. Umugore akihanganira umugabo, umugabo akihanganira umugore, yaba yanarwaye akamurwaza, naho hari umugabo yaba agira amahane niyo yamukubita, umugore akihangana, ntaho hanze abimenyaga, bajyaga bagira ibanga. Ariko kuri iki gihe ibanga rirabuze, arakoma gato y'umugore akiruka akajya kubivuga, akajya kurega, agafungisha umugabo. Umugore arananira umugabo, byarangira umugabo nawe yabura kwihanda agakubita, ugasanga urugo rurashwanyaguritse. Ariko kera habagaho urukundo, nta n'agakungu kabagaho ko kujya mu kabari, nta bugome bwabagaho, nta bintu by'ikigare cyabagaho ngo umugore ace inyuma umugabo cyane. Niyo byabagaho buriya mu bantu badakijijwe byabaga mu ibanga, ariko ubona ko bisigaye byarabaye nk'umuhango bishyizeho. Ugasanga umukobwa ashakanye n'umuhungu bitewe n'iki, ubu barashakana kubera iki umuntu afite. Umuhungu arashaka umukobwa bitewe n'iwabo w'umukobwa igihari. Yego. Umukobwa nawe arashaka wa muhungu ufite ku mafaranga. Yego. Avuga ati ngewe ndagiye ry'ubuzima, ndetse icyo afite nimbona nanagishyikiriye nzakadivorose ngiye gushakana n'undi nkunzi. None se ubu aka kanya Nizia, wenda umujya mumenya amateka ya ba mama wanyu? Njyewe nagize amahirwe make yo gutindana na mama. Ubu mama wanjye yaba akiriho hari byinshi nari kumubaza, wenda nka akiri umukobwa w'inkumi, uburyo yari abayeho, uburyo wenda fiyansaye abahungu wenda yabenze bangahe sibyo? Ese wenda nkawe wagize umugisha wo kuba uri uwo hambere, wenda ntitunavuze no kuri papa na mama wawe, ariko hari n'abandi wagiye ubona.
tukwinjirire neza. Kera ubundi fiyansa yabaga imeze gute? Babafiyansaga gute? Ubundi umuhungu yazaga kugutereta, njyewe wenda uyu munsi umbabarire ubohoke nyamuneka, kugira ngo tujye duha abantu ibintu bizima bisobanutse. Urabona nk'ubu ngubu abana b'urubyiruko muri iyi minsi, hari ujya kubona ukabona saa 12 umwana w'umukobwa ahagararanye n'umuhungu ahantu ku giti, bahunze itara ryo ku muhanda, bagiye mu kabwibwi, barihisha ukuntu. Na mbere niko byabagaho, byari ikizira. noneho dutandukanyiriza urubyiruko rw'uyu munsi n'urubyiruko rwo hambere. Urubyiruko rwo hambere rwari rufite umuco, nta mukobwa arenzaga saa 12 ataragera mu rugo. Ikindi nibyo wabanjirijeho byo kuvuga uko bafiyansanyaga kera, nta muhungu wishakira. No kurambagiza. No kurambagiza. Fiyansa ni ururimi ruju. Yego. Uko umukobwa yarambagizwaga. Nta muhungu yirambagirizaga. Ahubwo umuhungu yajyaga agira umuranga. Yumvaga agize igihe cyo akuza ashaka kubaka urugo, akareba nk'umuntu akunze cyangwa se no muri famiye, akavuga ati ndumva nkunze ndashaka kubaka urugo. Noneho wa muntu yabwiye icyifuzo cye, akavuga ati buretse nzakurebera. Ako buri muranga muri iyi minsi sibyo bahinduye pase. Byashoboka hari. Mbere byitwaga umuranga, uyu munsi byitwa pase. Byaba ari nk'ibyo. Byaba ari nk'ibyo. Mbese umuranga nko kuvuga ngo ngewe nshaka, umbwiye uti mfite umukobwa arakuze. Cyangwa umusore akambwira ati nyamuneka nshakira umukobwa w'imico myiza. Icyo gihe twe tubyita pasi. Nibyo byitwaga umuranga icyo gihe. Yego komeza. Yego. Umuranga noneho nawe icyo yakoraga yabaga ijisho rya wa muhungu, akareba ukuntu wa muhungu afite ikinyabupfura, afite gahunda yo kubaka urugo, akavuga ati reka nanjye murebera umukobwa ufite umutima wazaje kubaka umuryango ugakomera. Icyo gihe ashobora kurambagirizwa n'umusaza, umugabo cyangwa umugore. Yego. Bombi byarashobokaga, ariko bakuze. Noneho bariya abantu bakuze nabo bari bazi umukobwa ko ari runaka nawe ufite umuco, ufite ikinyabupfura. Hajyaga babareba, akareba umukobwa ukuntu akora imirimo iwabo, azi guhinga, azi gutashya, azi kujya guca imyeyo, azi kujya mu rubohero, mbese bakareba agasanga ni wa mukobwa umvugiye akantu uzaza kubaka urugo koko. Yego. Agafasha wa muhungu wo kwa runaka. Yego. Noneho wa muranga nawe baba babaye umuryango umwe no kwa wabo w'umuhungu, baba babaye inshuti, baba babaye bamwe. Noneho ugasanga rero amuhaye umukobwa ufite umuco, wa mukobwa nawe agatinya kandi kwitwara nawe, avuga ati batazanyuzamo ijisho, urugo ruzaba urugo rwiza, urugo rw'umugisha. Ubwo rero rwose babanaga mu buryo bavuga bati ntabwo ari wa muhungu waje nawe, mbese bakabona mu buryo bwo kumva ko bashaka iterambere no kubaka umuryango urambye. Urakoze cyane. Hari akantu uvuzeho. Bivuge ngo abantu barambagirizaga umusore, cyangwa d'abord ubwo nabarambagirizaga abasore. Nta mukobwa icyo gihe washakaga kuvuga ati nyamuneka ko mubona nkuriye iwacu, ko mutarimo muranshakira umugabo. Ntabwo umukobwa yabivugaga. Nta mukobwa wavugaga ati ngewe ndakuze ndumva ashaka kurongora. Yarategerezaga. Yarategerezaga. Noneho hari akantu uvuze. Ese ushobora kuba, iyo urebye usanga kuba icyo kintu wenda kitagikorwa, ushobora gusanga umwana w'urubyiruko uyu munsi wenda afite imyaka 18, cyangwa afite imyaka 25, ariko hari umukobwa biganye, wenda ari mu ishuri imbere gatoya, ugasanga uwo mwana w'imyaka 25 ahubwo niwe urambagirije uw'imyaka 30. Urumva byabaye byaraguranye. Hari akantu uvuze rero ngo abantu bakuru bajyaga babanza kureba umuryango aho umukobwa avuka, ari nabo bavugaga ngo barambagizaga mama we. Iyo urebye muri iyi minsi ubona barambagije nka ba mama, abakobwa bazava mu rugo. Ntabwo byoroshye, ibintu byarivanze. Ibintu byarivanze. Ugasanga uravuze uti abasaza bajyaga bajya kurambagiza, bakabaza umukobwa, bakabaza indangagaciro z'iwabo.
bakaba bazi ko urwo rugo rugira inka, yego, bakaba bazi ko urwo rugo habamo umukobwa uzi gukubura. Hari n'aho uvuze ati umukobwa waciye imyeyo. Ese iyo myeyo ni imyeyo y'ibiti yo mu bihuru, kuno bagendaga bagatotora ibiti. Hari ukuntu twajyaga tujya gukubura, twajyaga tujya gukubura ugasanga ahantu batemye ibiti by'inturusi, ukavanaho ya mitwe y'ibiti nyine, ukavanaho ibibabi, ukegeranya, ugafata n'umuhoro ugatema ibisumbana, cyangwa se iriya biti bya nyiramunuka nabi, mbese ugakora umweyo nk'umukobwa. Ari naho igihe twajyaga tujya kuyica mu ishyamba, ukavana ukajya nko urugero wenda ukajya nk'aho bitaga za Mushubati, ukajya kwahira imyeyo y'iminyereri. Yego, uradutandukanyiriza rero imyeyo icyo gihe abakobwa, aba basaza barebaga cyangwa babyeyi bakuze, ni imyeyo imeze gute? Ni abakobwa baca imyeyo mu ruhe rwego? Kuko hari naho uvuze mu rubohero. Mu rubohero ubundi hakorerwaga iki? Ese abajyaga mu rubohero ni bande? Ni abahungu, ni abakobwa? Murakoze. Yego, murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo kera nakubwiye ko aka kantu ushaka ukavuge cyane kandi n'ijwi rirerire, ibintu by'urukundo. Yego, N'abana ba kera barakundanaga, ntabwo ari nk'abubu. Ntabwo umuntu yari nyamwigendaho. Abakobwa barakundanaga, uwo kwa runaka ugasanga ni ba bana bagiye inama ati tujye guca umweyo. ubwo guca imyeyo niko kujya mu rubohero. Noneho oya, hari n'ukuntu bacaga ubwatsi bakaboha imisambi. Bivuge ngo ahangaha kugira ngo badukurikiye neza babyumve neza, ntabwo urubohero ari inzu runaka nk'uko wakwinjira mu rusengero. Byitwaga urubohero bitewe n'aho bahuriye. Yego, babaga bari bugire buryo ki bahurira ahantu nyine, bitewe niba ari uguca ubwatsi, niba ari ukujya mu rubohero, niba ari ukujya guca imyeyo. Hari ibanga abakobwa bagombaga guhuriraho bakaganira. Noneho abakobwa bakuru ndetse bakigisha umuco abana batoya, bakababwira uko umwifato w'abakobwa, bakababwira icyo gukora bigendanye n'iyo myeyo, bigendanye n'urwo rubohero. Abakuru bakigisha abatoya, hari n'ababyeyi biyaminiye bakigisha abakobwa babo, kuko byagiraga umumaro mu rugo. Ugasanga wa mwana ugiye gushyingirwa yaragiye mu rubohero, yaraciye imyeyo, bakumva ni byiza, bakaba n'igihe boherereje iwabo w'umukobwa ishimwe. yego, Ati umwana wawe rwose yagiye mu rubohero, yaciye imyeyo, yagize ate. Ugasanga umuhungu yoherereje nka nyina w'umukobwa ishimwe, avuga ati umwana wawe wamureze neza. nizo za mpano. Ese izi mpano ziracyatangwa? Baba batazitanga nyine, ubwo abahungu baba bagaye bagaceceka. Izi mpano ubu ziracyariho? Hari ukuntu nanjye kera najyaga numva umukobwa iyo amaraga gukora ubukwe, ubu muri iyi minsi twebwe dukoresha amatente, tugakoresha nyine inzu zabugenewe. Mbere twe hakorerwaga ibisharagati, sibyo? Bagatera ibiti, bakashaka amakoma yumye, ibishara, sibyo? Nibyo byakoraga igisharagati. Ahantu bakoze igisharagati cy'amashara, ukaba uzi neza ko aho hantu habaye ubukwe. Noneho ukumva nyuma ngo hari ko ziriya nzoga baturaga cyangwa se imitobe, niho bazaniragamo ishimwe ry'umubyeyi. Babaga bamushimiye, buriya basangaga ari byo bita kujya guca mu irembo. Ni uguca mu irembo. Hari gufata irembo. Gufata irembo ni iry'umukobwa, iwabo w'umusore baje gufata irembo. Hanyuma kuramukanya, yego, nibyo bita kuramukanya. Umuhungu n'umukobwa bakajya kuramukanya kwa sebukwe cyangwa kwa nyirabukwe. Ari naho twajyaga twumva bavugaga ko hari, nagiye ngira umugisha wo gukurikirana utuntu twinshi no gusoma ibitabo bijyanye n'umuco nyarwanda. Nagiye ngira no gusura inzu ndangamurage. Nigeze nasura inzu ndangamurage kuri mize i Butare. Twagiye dukurayo ingendo tukareba ibya kera, n'ibyo ngibyo uvuze by'urubohero, ari byo bitaga guca imyeyo. None se reka nkubaze shangazi,
uyu munsi wa none hari aho ujya ukumva mu itorero runaka baravuze ngo guca imyeyo ni icyaha, kujya mu rubohero ni icyaha. Aho nta hantu byaba bihuriye ko idini ryaba ryaroroye ubunebwe mu bana b'abakobwa, ugasanga ari nabyo byaba byarabaye n'intandaro y'uyu munsi ko abagabo barimo barubaka ingo ntibazitindemo, harabayeho gucana inyuma. Ako kantu wakadusobanurira gute? Niba hari aho njya kumva nkumva ati none mama Vestina uri shangazi wacu, uri marene wacu, ariko baratubwiye ngo ibyo bintu ni icyaha. Ibyo bintu wabisobanura gute? Kuko ni icyaha cyangwa ni wa muco nyarwanda urimo gucika? Cyangwa se no korohereza ba babyeyi bafite isoni zo gusobanurira abana babo imyororokere yabo n'imikurire yabo. Urebye ni ibintu bisa naho byabaye ubwiru, ko kera nyine umubyeyi nawe yajyaga ashyigikira ko umwana we yajyana n'abandi bakobwa mu rubohero guca ubwatsi, guca imyeyo, kuko yabaga azi ko icyo atigishije umwana we akigishwa na bagenzi be b'abaturanyi, ko yabaga azi ko nawe arimo kwishakira ejo heza ntazagire ingaruka mu gihe agiye kubaka. Ariko biriya ngewe nta n'uwo nanabyigisha kuvuga ngo wenda umwana agire ibyo abuzwaho uburenganzira, umuco nyarwanda ngo ucike. Ko njyewe hari n'umupasiteri njye nigeze nganira nawe ndabubwira biriya bintu ni iki, ko abana bacu batari kubyigishwa, bimeze bite? Umwana arakura muri ekoro dimanche, akigira mu mwuka, akigira mu buzima nyine bwa gikristo, akumva azajya mu ijuru, kandi akirengagiza ko amaguru agihagaze mu isi, akirengagiza yuko ejo uyu mwana azakura ave muri ekoro de dimanche, azakura agira inshingano z'urugo. Uyu mwana azajya, iyo urebye Anisia, njye nigeze rero nganirira n'umukozi w'Imana avuga pastor, ibi bintu ko abana bacu ntacyo babiziho bimeze bite? Avuga ati nyine umuntu nyine yakwiye kwivumburira nyine, kuko umuco nyarwanda ntukwiye gucika. Noneho wanareba ugasanga byonyine usibye n'ibyo hari ukuntu umuhungu akizwa, twe dushingira abana bacu wenda barakuriye muri ekoro dimanche, ntabwo bigeze wenda tugira umwanya wo kubigisha ibyo, cyangwa se ngo babe baragize ubu by'imbohero no guca ubwatsi no kujya gute, ibyo byaranacitse bitewe n'igihe. Ubu nta bakobwa bakiboha imisambi, n'abantu urabona babaye banyamwigendaho. Ariyo mpamvu ubona ibintu by'umuco bisa n'ibyacitse ukuntu, n'abahuye bahurira ku tuntu bakigisha uwo wakarara agasa n'uwigisha undi, barashaka kugendana n'ibigezweho by'umuco, ukabona ntawe ukibikurikirana. Kandi wa mukobwa wacu azajya gushyingirwa ashyingirwe na wa muhungu wirukanse mu bantu, mu bagore, ahura n'uwagiye muri urwo rubohero, kandi bose kandi ababazi. Ako buriya ntabwo ariyo yaba ariyo ntandaro, nabyo biri mu byica ibintu. Ntabwo yaba ariyo ntandaro yo kuba abasore b'uyu munsi basigaye bashakira b'abamama bakuze. Ni ibibazo. Abamama ugasanga rwose umusore araje ati banampanuriye, bambwiye yuko uhambera umufasha, akaza kuri akavuga ati uriya azi ubwenge, hari ibintu byinshi azi, akananirwa kureba urungano. Ariho nimo kubona ugasanga n'abana bacu b'abakobwa ntibakiva mu rugo iwabo ngo bashyingirwe. Ntabwo byaba ari intandaro buriya. Nako kantu kabamo. Ikindi kintu tubigeneshije n'umuryango w'uyu munsi, ahubwo tutibagirwa tutakarengaho, usibye wenda no gushakana bisanzwe ngo umuhungu ashime cyangwa agaye, kuriya kuntu uwo muco nyarwanda ku bakobwa ni umwambaro w'ababyeyi. Kuriya kuntu umuntu abyara, urangije kubyara uruhinja barushyize hariya, nawe usigaye uri hariya, bari kugutunganya n'iki gihe muganga ategereje wenda kwiyanyuma ivuka n'iki bagutunganya ngo uze kugira, burya ni umwambaro utwikiriwe, ntawe waca hariya ngo arebe akugiriye. Ubwo rero hamwe n'ibyo tujye tubwizanya ukuri, ntabwo umuco nyarwanda wari ukwiye gucika. Rero Mukantwari Vestina, mwebwe munkurikiye, mutazajya mugira ngo nkora mu gitambaro, nkora muri bya bikanzu birebire mbabwira Yesu ashimwe, numva mbabwira ni nimutihana muzarimbuka. Oya, njya nibuka ko mba no mu isi, kandi ibi ngibi ndimo kubabwira aka kanya, njyewe n'umunsi nzaba narapfuye ndabizi nzasigara mvuga, kandi ibyo nzavuga ntabwo ibintu mvuga ntabwo bizibagirana. Mba nifuza kubazanira, ngiye kujya mbazanira na ba babyeyi bakuze bafite inararibonye mu by'uru rugo,
mu byo kubaka umuryango, ba bakecuru bakuze bagifite indangagaciro, bagifite guhugura. Reka nongere mbaze shangazi wacu, ese shangazi iyo witegereje ukareba abakobwa b'iyi minsi cyangwa urubyiruko, hari abo ngerageza guhura nabo benshi, urabizi ko mfite ishuri ndiyigisha, ntanga amahugurwa, nakira ingeri zose. ndabizi hari nabo njya nkuzanira. Hari abo njya nganiza ako kantu mbese nkagerageza nko gutebyaho, kuko mba nshaka byanga byakunda, mba nshaka kumva ibitekerezo biri mu bantu. Noneho havugana ariko nk'abagore, wenda ni nk'abagore ndimo kubigisha, nkabona ubutesi bafite, nkabona ntibashaka no kwiga ibyo ndimo kubigisha, nkababwirana ariko ubundi ubu iyo murebye ingo mwubatse uyu munsi, ubu butesi mufite aka kanya, mwumva byibuze ni igiki mwizeye, ni igiki mwizeye, ni igiki mwishingikirijeho, mwumva yuko mushobora kunengeka, nta hasi ho hahandi hava intandaro yo ko abagabo banyu bashobora no kubinuba, akumva ko uri umugore wo gusiga inzara gusa, akumva ko uri wa mugore wo gutereka umusatsi gusa, akumva ko uri wa mugore wo kwambara ugacya ukaryoha gusa. Tuganire ubundi, hari ukuntu uganiriza umuntu ukabona ibintu byose ari gusekera mu bipfunsi, sibyo? Ukamubwira ati ariko mbwiza ukuri, wenda tukajya nko kuganira ku mabanga y'abubatsi, habwira nti mbwiza ukuri, ubundi urugo rwawe wamenyanye ute na sheri? Kuko abenshi nakira urumva ni babandi baba baje bambwira ati Mukantwari turababaye, nta byo gukora dufite, twumvishije umuntu w'Imana watwunganira. Hari umugabo yarantaye, abenshi naba baratawe n'abagabo bakanabatana abana, abandi ukumva ati nakundanye n'umusore ambwira yuko yitwa Kadogo, tujya mu rukundo ambwira yuko azanjyana iwabo, nyine nshiduka twaryamanye, antera inda, aho yabaga yarahavuye, n'iwabo simpazi. Nkamaze se usibye kuba yitwa Kadogo nta rindi zina rye waba uzi? Ati nta rindi nzi. Yitwa koko umugabo witwa Kadogo abaho? Nkavuga ngo ubu bujiji burimo mu rubyiruko uyu munsi, ntabwo ubona ko bishobora kuba bifitanye isano, cyangwa se n'abagore uyu munsi barimo kubaka ugasanga hari umugore ngo wubakanye n'umugabo atazi, bahuriye kuri telefone, amwita sheri, yumva ko sheri rero yari akeneye, agahambira imyenda akitaba umugabo batarahura, atazi ngo nuwahe, atazi ngo aho yavuye, yahavanye ubuziranenge bungana iki. Ndashaka utubwire, ubona ibi bintu bikomeje guterwa n'iki kugira ngo ingo zijegajega, ingo zidafashe, urugo rwubaka ukwezi kumwe mu kundi kwezi ukararangiye, aba bakobwa barimo barakora ubukwe bunahenze buryoshye, ugasanga imiryango twakubise twuzuye twatwerereye, ibintu birashayininga, amafoto araryoshye, kamera zimeze neza, ababyina bajemo, ugasanga harimo amabare. Mu by'ukuri hashira amezi 3 kumva rwa rugo rushwanyutse nk'urumaranye imyaka 20 Niziya, iyo urebye tubwiza ukuri nkawe nk'umubyeyi, ubona birimo birapfira hehe? Ese ni iki ubona cyakabayeho kugira ngo wa muco wirengagijwe use nk'ugaruka gutabara umuryango w'uyu munsi? Ubona hakorwa iki? Cyambere ni ugusenga, kuko byananiye abana b'abantu, Imana igitanga ubwenge. None se nkubaze neza, gusenga ndabyumva, si hari umuntu udasenga? Hari abadasenga bakigira mu kabari, buriya rero warubizi, bakigira mu kabari, bakigira n'abanebwe. Ese iyo urebye ubona cyane arinde ukwiriye gusenga ubundi hagati y'umugabo n'umugore? Ninde ukwiriye guhozaho isengesho mbese agahora atutiriye hagati y'umugabo n'umugore? ubundi ninde wagakwiriye kuba ari ku ruhembe rwo gusenga? Ubundi bwiza ukuri Abanyarwanda, bwiza ukuri abantu badukurikiye, ari n'abari ku mpera z'isi bazabona Mukantwari. Ni ukuvuga ngo ubundi gusenga cyane akunda gusenga abagore,
uzanarebe n'abirukanse inyuma ya Yesu n'umugore wabonye Mariya Magadalena hari icyo atakoze yirukanka inyuma ya Yesu ararira banamukubita agira ate yarenga akaba arimo arahinguka inyuma yarimo ararira cyane yageze ubwo avuga ati mugore rire n'abana bawe. ubona ari iyihe mpamvu abagore Umugore ni mutima w'urugo. yeha Ni mutima w'urugo burya umugabo agira ubuntu akashaka umugore ufite umutima uzi ubwenge ruriya rugo rurakomeye. bivuge ngo urugo kugira ngo rugire mutumve mudukurikire urugo kugira ngo rube rufite ireme nyambere ni umugore ubigiramo uruhare. none se usomye n'ijambo ry'Imana mu gitabo cy'imigani ibice bya 31:10 avuga umuco umugore w'imico myiza ninde wamubona ngaruta Marija ni igiciro cyinshi. yego Umugore uzi ubwenge uzinduka kare kare ajya gushaka ibyabo ibikwiriye abo mu rugo rwe ngo ni umugore urangwa n'imbaraga ntarangwa n'ubunebwe ntarangwa n'uruzerero ahubwo igihe cyose urugo rwe ruba rumuri ku mutwe. Umugore uzi ubwenge amenya icyo umugabo ashaka amenya icyo abana be bakwiye ukamenya ngo wowe kuryamira wa mwana atajya ku ishuri nta nagakomanyweye nta nakaye ko nagenda ntacyo afashe nawe arajya gushaka uko yiyeranja arebe wamwehera kagacyaye n'akarindazi aho kwiga ahubwo akatire hirya. Noneho umugabo nawe nutazinduka ngo ushake icyo umuha mu gifu agenda hameze neza ariyeranje ashakisha nawe amashahara yakoreraga azajya guha duke burya bafite ukuntu batera intoki gutya inyuma mu ikofe mu mufuka abagore se umugabo uwo utamufasha neza ubundi umugabo ugomba kumumenyera igifu yego sibyo nawe akakumenyera ku ikofe yego ukamenya no kuganduka utabikora ubundi iryo banga warimenye amabanga abiri ukamumenyera igifu kumenya igifu cy'umugabo ukanaganduka ukamenya icyakujyanye mbazaniye umuti mwebwe ingo zananije icya mbere ubu hari avuga ngo atabihashye se yarya iki ngo atabihashye uzi ko ari n'abagabo naje kumenya amakuru ko ari n'abagabo batanga amaposho ubundi iri jambo iposho ryo urivugaho ikiwe tutararenga iposho nyine buriya umugabo utamenye uko wiyeranja ngo buri iposho ni uruhe ruri mu bundi iposho ni nko ni umushahara ni ukuguha icyo kuguhahisha. Iposho ni nko gusiga rasiyo ni nko gusiga rasiyo ibyo uri bukoreshe akizi ni iposho naryo ntabwo mba numva ryumva neza ubundi inshuro nyinshi iposho ni igifasha umugore icyo umugabo asigiye umugore yakifashisha ashaka ibyo kurya bitunga umuryango. Ariko niba ari guhaye ugapfusha ubusa ukaba wa mugore wajya ukigira mu kabari ugatangira ukikira n'inyuma ukarangara ukajya gushaka uwo musangira agacupa umugabo akabitera imboni rya faranga ntiwongera kuribona aratangira nyine akajya kubarira niba yaguhaga atubutse ateramo intoki rwose akureba abakureba akujijisha akayipyonyorera azikura abantu rya 5 n'iya 500 cyangwa y'igihumbi. Imburya intoki z'abagabo zigira amaso akagira ya 5 akayigizayo agakura ubwo mbese akamuhereza yego ubwizamutse niyamuha iya 5 burya abazi ko yazipanze zisigarayo akakuhereza igihumbi cyangwa 500 agatangira ukepfunapfuna ni nko kuvuga ati rwariza nanjye ntacyo akantu uvuzeho rero nanone shaka tugaruke akantu ko kuganduka yego akantu ko kugandukira ati uyu mugabo utagandukiye umugabo akoza akaboko mu mufuka w'inyuma atarebye rwango iyo wagandutse ikofi yose ayikurayo yaguhereza ati mugore mwiza akarambura kanena n'itike ahubwo ukamubwira ati mugabo mwiza aya ngaya uzajya yakora aho ugiye utazayigenza amaguru. Ni ukuvuga ngo arambura ikofi yose nta nubwo atinya ko ijisho ryawe rirebamo ahubwo akubwiza ukuri n'umushahara akorera kuko hari uko wamunejeje iyo nashaka kurya ikofi y'umugabo nyine ubwo namenyaga icyo gukora wamenyaga icyo gukora none se mwamenya kuzinduka nkaparanganya niba akunda kurya mushakira icyo kurya niba akunda kunywa mushakira umugati. Ndifuza ko watubwira kuganduka ni gute ese kuganduka hari ndashaka wenda ubishyire mu byiciro nka bingahe se umugore aganduka mu byiciro bingahe kuganduka hari igihe uvuga kuganduka umugore akumva yuko ari amabanga y'abubatsi gusa mbese ko ugomba kugenda hariya mugakora
yego. happiness mukajya mu rukundo, Mm, akagutera inda mm, ugatwita ukabyara bikaba birarangiye. yego, Ako niko kuganduka gusa. yego. Ese ni ukuganduka kundi ni ukuhe ko umugore yagakwiriye kugandukira umugabo? Kuko impamvu turimo iki kiganiro kizamuye, Mm, maze iminsi nkora ibiganiro bitandukanye mu miryango, mm, ariko ugasanga abagabo bafite ikibazo bari kurira. mhm, Abagabo barimo bararira kandi noneho ugasanga nta n'uhari wo kumutega amatwi, mm, ugasanga rimwe na rimwe hari n'abavugira mu bipfunsi avuga ati aha ntitwa sugabo, ibi mhm, bintu bitagera hanze nkitwa umugabo w'inganzwa. mm, Rimwe na rimwe n'imiryango y'aho yashatse mm, bikamenywa n'umwe, na wa wundi wabimenye nawe akaba ari wa wundi biri hanze utagira ibanga, yego. ugasanga rwa rugo rushwanyujwe na burundu. Noneho na wa muryango uwakagombye kugira inama umukobwa, Mm, ugasanga hari urugo nagiye kunga rimwe isahani w'urushenyi. nsanga umugore niwe warwisenyeye, kandi ubwo yamparaga iruhande Mm, ambwira ukuntu yagowe, ukuntu umugabo atamuhahira, ukuntu umugabo amuhoza ku nkeke. Rimwe nza kugira umutwaro ndamubwira nti rero ntabwo nifuza ko uzaza kubimbwira mu rugo, ahubwo reka ngifate umwanya mm, nzagusure. Njya ngira kwakira abantu, abubatsi ingo cyane cyane baza kugisha inama Mukantwari. mm, Njya nakira abantu kuwa kabiri no kuwa kane. mm, Kuwa kabiri no kuwa kane aba ari umunsi wo kwakira abantu bakeneye kugirwa inama, bakeneye gusengerwa n'ibindi nk'ibyo byose, no kumbwira ibibazo bitandukanye. mm, Noneho ngenza kumubwira nti reka mbari ngenza. mm, Nageze mu rugo umugabo arambwira ati kabyare gaheke Mukantwari sinjye wakubona uje. mm, Ati njya numva utagira isoni, uvugira abantu, mm, ujya ugira ukuri kwera, uri umukristo, uri umuntu w'Imana uzajya no mu ijuru. mm, Ndamubwira nti se mugabo mwiza, ati ngaho nyumvira nk'ubwunyise mugabo mwiza. Ati uyu mugore tubanye imyaka 20 yego. ntaranyita mugabo mwiza. Yego. Mm. Mm, Akwita ngo ikize? Atampamagara Karori. n'impara. Ati rukuri kw'Imana ati umugore wanjye atenyita Karori. Nibaza. Ati niyo ngerageze kumwita Shera atarambwira ati kashirira amenyo. Nibaza. Ati ubwo ni uburaya, ati ubwo Mm, ati ubwo ni ndabikwigisha. Ati kandi turabarokore, turi abantu bo mu nzu y'Imana. yego. Ati utagira ngo turabapaganda, ati sinywa inzoga. Mm, Ati uyu mugore wanjye nagerageje uburyo bwose mutetesha ntahenda hendeka. mm, Ati noneho se ubuzi mperuka iwanjye ryari? mm, Haze se uheruka iwawe ryari kandi mbona uri iwawe n'ubundi no sasi iwawe uri? mm, Atumva wa mwana di. Mm. Ati se ubwo urimo kubicisha ku ruhande? Ati iyo umugabo aje iyo atashye we ntubimenya? yego. Nubwo ushatse kumbwira iby'amabanga y'abubatsi, Mm, mbese guhuza urugwiro n'umugabo. Ati mm, ati ni ukuri kw'Imana tuku n'ukwezi kwa gatandatu mm, bijya bishoboka nkwibariza. mm, Wenda nahuye n'uruva gusenya numva ibintu ntahari bitabaho, kuko Mukantwari Vestine ntabwo ibyo bintu byambaho. Nubwo umugabo yaba yakosheje numva icyo atari igihano nagahaye umugabo, mm, sibyo? Cyane ko ntekereza ko n'icyakunze umugabo n'umugore habeho akantu ko kutumvikana. yego. Kiriya gikorwa cyabayeho nta muntu ugikora afite umutima mubi. Yego. Niyo wari uhari umugabo akabasha kugukoraho uteye intambwe ye bwa mbere yo gucokoza undi, Mm, kabone n'ubwo mwaba mwarakaranijwe, mm, kaba kihisha ahantu kari akantu amajegeshera. kari akantu ntabwo nzi, kari akantu rwose Yego. k'akajinya, Mm, nubwo kaba ari kenshi, mm, ako kari akantu k'urukundo, umutima wari warakaye yego. uhita ubimenya ko nyir'urugo yagarutse. Yagarutse. Mm? Iyo atarimo uburozi cyangwa atari abazimu, Yego. niko dukunda kubyita. Yego. Ukumva umuntu wese ngo ni satani, ngo ni Mm. satani ngo wabiteye. Yego. Nkibaza uyu satani agenza amaguru. Yego. Ese uyu satani utera abagore kwivumburira kugandukira abagabo kuri uru rwego, Mhm. aho ntago byaba ariyo ntandaro y'uyu munsi yo kuba no gucanirana inyuma kw'abubatsi ngo byakajije umurego, ari nazo divorce. Kandi ukabona ntabwo ari mu bantu badakijijwe. Hari igihe tuvuga ngo abantu binywera icupa,
ngo nibo bapagani, ugasanga rimwe na rimwe babacireho urubanza, twajya no kubwiriza ugasanga nibo tubwiriza, ariko ugasanga hari n'abinywera icupa ari abamarayika, ari abana beza, ari ba ngeso nziza, bazi kurinywa bakarifiningiza, ariko bakamenya n'uburyo urugo rwabo barujera, ku buryo n'ubwo yaba atemba amwita ati kanyana mwiza, akamenya ko yakuzengereje, murarunywere, nubwo yakuzengereje ariko akamenya ko wihangana. uyu mugabo akabaza akazina yita umugore we, sibyo, na kwa kundi arimo gutemba, ariko ukumva aratembana ijambo rishyagirira wa mugore. Ingo nyinshi njye ni Mukantwari ndimo ndasura ni ingo z'abakristo, kandi Aniziya nawe twicaranye aha, ntekereza yuko hari inararibonye ubu bifiteho, ukibaza ngo ni iyihe mpamvu ubona ifatika umugore yagahanishije umugabo igihano kingana gutya cyo kuvuga ngo ntabwo ndi buguhe ku bintu, ntabwo ndi buryamane nawe, ntabwo ndi bwubakane nawe urugo uyu munsi, ntabwo ndaguha urukundo. Ni irihe kosa ubona umugabo yaba yakora byatuma umugore yiyima umugabo igihe kingana gutyo? Dusobanurira aho hantu. Uri mukuru rero, ahubwo nuko batazi igisubizo cy'ikibazo cyateye urugo. Abantu niba bagiraga ihishurirwa, hari ahantu harimo umuti ahubwo wo gukemura ibibazo byo mu rugo. Yego, hari ukuntu ko umugabo, hari ukuntu ashobora impamvu buretse gato, impamvu tubivuga gutya, hari abagore benshi bafite ibikomere, bazigurutswa abagabo pe, akamuzigurukwa akavuga ati urutwa n'uwapfuye, ntanabimwerurire, ariko mu mutima akavuga ati nta rugo mfite. Hari n'ubivuga, nubwo mubona ngenda akambarira ku gahinda, agategera ku gahinda, agakenyera ku gahinda. Hakaba hari n'abagore yewe atari n'abanebwe kwa kundi twabivugaga, ariko bazi no gushabika, bazi gufasha hasi amaboko bagakora, akavuga ati risike z'urugo nzishyiza, ariko akavuga ati uyu mugabo mani ishobora byose, ati uwansubiza inyuma nkongera nkitwa umukobwa nazarinda mpfa ntarongowe. Ubona ariyo mpamvu ibitera, ufashe igihe cyagiye n'icyo uyu munsi, ubona bipfira hehe? N'ire tandukaniro ririmo? Yego, itandukaniro rero ry'uyu munsi n'irya kera. Buriya buri wese yarazi gushakisha. Umugabo niba afite akazi, umugore nawe amenyaga kujya mu mirima, yamenyaga gukurikirana amatungo, yamenyaga mbese bagashyira hamwe, umugabo akazana n'umugore akazana bakubaka urugo. None ubu ngubu hari n'ushaka baba ari abahinzi bose bakajyana, ariko ubu ngubu hari umugore ujya kubaka akumva akazibera madamu Saro, ako ni akandi kantu, akumva azarya kuko umugabo yazanye, azarya kuko yazanye, we ntiyivumburire. Kandi igihe tugezemo nizana imboga nzana ubugari, ni ukuvuga ngo umugabo niba agiye guhiga nawe higira ahandi, naza asange mbese ikitari gihari nawe wagishatse. Yego, njyewe ndibuka igihe kimwe hari igihe twigeze dukena, ariko umugabo yagiraga yewe yaranarwaye, ariko nkishakamo igisubizo cyo kugira ngo turye. Twemera ngahaguruka nkasiga naryamye, nkajya guhingira amafaranga, nkajya guca inshuro. Yego, hari n'igihe kimwe nigeze gusakura shaho umuceri, umuceri ugira ikiro 100. Mukanwa, burya abagore bagomba kwishakamo ubutwari. Yego, bajyaga banyita Nyirantwari. Yego, kubera iki? Najyaga nishakamo ibisubizo kuko ngewe nararushye, mba umwana utararezwe n'ababyeyi, nabayeho mu buryo nihigira tu, ariko nirinda kuba ikirara kuko naravuga uko biri kose mbaye ikirara byazangora. Ndavuga nti cyonzi Imana uzambabarira unyihere umugabo w'umukire kugira ngo anyibagize wenda akababara, ariko ubukire n'uwo bwishakamo. Ntabwo ubukire bushobora, niba ushaka umukire shyira hasi amaboko ukore, utekereza ko mwene rubanda washatse ari uzakugeza ku bukire. Namushatse ari umukene, kandi mu bukene burya hari ukuntu muhuza inama n'umutima bikazamuka bikarangira. Yego, njyewe nishyize hasi amavi ndasenga no gukira arakira. Arangije gukira kuko yajyaga arwara indwara y'igicuri, ndamusengera arakira, kandi ngasenga nkanakora, ajya mu kiraka nkaza. Hari igihe yazanzamukaga akabona muhaye ibiryo, kandi ati nukuri ko Imana yanze ko tutarya, ariko wowe mugore kuki utakora ngo ugaburire wa mugabo mu gihe nawe atafite icyo yazanye? Kuki wowe mugore uzumva ko umugabo ari uzazana mukarya,
wowe Yego. mugore wagiye guhiga ukazana umuhigo nawe ukagaburira abana Yego. n'abana barya bakavuga ati nyamara mama aragerageza. Yego. Papa niba ntacyo yari afite ariko mama yashakishije. Mhm. Nawe mugabo gerageza ukore ushake kugira ngo uhuze n'umugore wijya kuyacira hirya. Mhm. Kuko hari igihe umugabo nawe agira atya akigira muri resitora ukavuga ngo niba mugore nta kintu ampaye atamfashe neza ugasanga umuhaye dukeya two guhaha ariko hari agahimano ukajya muri resitora ukarira 5 kandi mu rugo usizeyo 1,000. Aho hantu rero niho ikibazo kiri. Aha ugasanga ahubwo Hmm? turimo kugenda tubona Eh. umuti w'ikibazo ahantu gishingiye. Mm. Ni hahandi ushobora gusanga yego Mm. uyu mugore ari madamu Saro, Yego. ari wa mugore wamenyereye kubyuka yicaye akabyukira muri nibature Mhm. yego Yeah. saa 11 kandi buriya ngo urugo rwubakwa guhera saa 10 nabazaniye akantu Mhm. ugasanga ngo urugo runiziwe Yeah. aha hantu tuhavuge neza Aha. kuko tuba dushaka no guhuguranya ntabwo ndaba N'umugabo mukuru ngo cyane yagira n'umwaka mu kazi yakwikubita inyundo ati hato umwaka nawukuye mu buriri. ariko ugasanga Mhm. umugore aka kantu katukinjiremo neza Reka tukavuye. kavuge neza Bari ni abagore abagore babone mwe byanze tubagira turashaka inama kububakira. jye Mukantwari ndashaka kububakira ingo ntago nshaka Mhm. ibintu byitwa umuruho Mhm. no guhora murira No muri divorce. no muri divorce mwaramenye Imana Kuvuga ngo kiriya kigabo ahubwo agomba kuba sheri. noneho ugasanga umugore saa 11 Mhm. ari naho rata nshaka kwinjiramo tukavuga neza n'ahangaha ujya ukumva ngo umugabo nyir'urugo ngo yinjiriye umukozi wo mu rugo w'umukobwa Umugore yavumbutse yagiye noneho umugabo nabonye umwanya. ugasanga ni na hahandi havutse cya kibazo Nyiramwiza wanjye wiviriye mu ntara yagiye mu rubohero yigo Yamenye ne kukaraba za arakeye. gahunda zose arazujuje Arahenuruye imbere y'umugabo yambaye akajipo kageraho ukuntu. ugasanga umwana w'umukobwa Amweretse intege w'umukozi kandi wowe warazimuhishe. ugasanga umwana w'umukozi ntihangane kuko ni ibintu biriho Biri ugasanga umwana w'umukozi azi kwambara akenda kamwegereye ituko. Amweretse we. azi isaha zo gutegura ameza ko mbere yo gutegura ameza abanza akajya muri dushe agakaraba Yego. akisiga n'utuvuta twiza agasatsi akagasokoza Akikora. rimwe na rimwe usanga barashyizeho n'utumeshi None. Nyiramwiza wanjye nawe ugasanga ahozamo ibitambaro Nta imisatsi ntiwacishamo igisokozo ngo gihite soko. ugasanga cyuzuyemo ivumbi washyiramo ibishyimbo bikamera Mhm. kandi ngo ni umuntu wo mu nzu y'Imana Mm. ntabwo tubataramanya ahubwo turagira ngo musobanuke mu b'abaserebu None. warangiza ugahora imbere y'umugabo wawe ibitenge Gana biri Yesu hejuru akunda isuku. ugasanga ibitenge birahora ipfa iyo ngiyo ingutiya zirahora iyo ngiyo nturagera n'umunsi n'umwe utera umugabo wawe amatsiko mwirirwanye mu rugo iryo ni defo ya mbere noneho wa mugabo inshuro nyinshi uyu mudamu arabyutse mu gitondo Yego. ni umukristo ngenda avuga abakristo cyane kuko nibo duhura nibo nabo tuzi. kenshi nibo tuzi ntabwo wambaza umuntu unywa inzoga kuko ntabwo mbizi ariko ndavuga abo kandi ari naho hari ikibazo gikomeye n'ubujiji bwinshi cyane yego ujya ukumva n'umurokore aravuze ukumva umugore akubwiye ngo ngumva akanijya gutya ati Imana yaravuze ngo tuyirindirire mu murwa ngo aravuze ngo izanyubakira uri mu kode nturi gushaka ikintu cyatuma ubwo bukode ubuvamo uyu mugabo ni umufundi cyangwa aririrwa yikorera umucanga aho ikamyo zawumennye kuri babandi barimo barubaka mu by'ukuri uyu mugabo washatse agomba kugurira inzoga nubwo yaba atayinywa umurokore wemewe kujya kwikorera umucanga buriya nawe kaba kabaye aba yanoze ubundi abenshi ni ugushyiramo itise bagatebeza bagafata na Bibiliya bakajya kubwiriza bakirirwa bazenguruka uwo bahaye 5 kandi akeneye kuzishyura inzu ibintu ntitubivuga tuba tugira ngo mushyire hasi amaboko mukore mugire iterambere ry'abakristo yego noneho ukabona aragiye hariya gutera imbere vuba kuri gutembera bamukubisanga 10,000 ngo kuko yagiye kuvuga Imana ukennye ubwabyo ibaza kugira ngo ujye kuvugira Imana usigara uvuga ati yewe ati mubwire wa muntu wantumiye ko ngiye ati mubwiye ko ntashyeye nk'ahahuta hasi nihe mpamvu urinde ka gafaranga bari buguhe 10,000 ariko wagakwiriye kuba umukristo ukorera Imana ahubwo nawe ukitwaza impamba uri buhembuze babandi uhaye rya jambo ry'Imana ugasiga utanze ihumure iryo nuva ari ryo vuga butumwa ryawe rizima noneho reka twigarukire kuri babagore usanga basenya urugo rwabo batabizi
ugasanga bahaye ibihano babagabo babo na ka gakiza k'abagabo nako buri abagabo bagira imitima yoroha nubwo Bibiliya ivuga ngo abagore ngo ni inzabya zoroshye bo bagwa vuba kandi bagushwa na byinshi kareka nta nubwo banatinzamo kuko iyo umubwiye neza wowe kwikubita ni vuba vuba iyo umubwiye neza abandi bashobora kumwakira vuba hanze hari abagore bazi kuvuga neza bahisemo kuvuga ati twebwe tureruye turibera muri geto twimenyera abana bacu uburyo bwo kugira ngo umugabo tubone ibyo kurya by'abana bacu nuko azaza nkamwita sheri sheri si ubundi ugira ngo ni ibintu bikaze ubundi sheri ni inshuti yawe nicyo bisobanuye sheri ni inshuti yanjye ntuvuze sheri ni inshuti yanjye uhamagaye inshuti yanjye nuko ugasanga umugore arabyutse mu gitondo 10:01 cyangwa 10:10 bitewe n'aho agiye gukorera niba turi arabyutse ntabwo tuvuze babandi badashoboye gusenga nibyo tubyubahe nibyo dukeneye no kumva amakuru y'Imana ntawe tuyiciyemo mushuke wenda mujyane kugira ngo usibanganye dosiye adasigara yihebye avuga ati noneho urambwiye ngo 10:01 mama bebe arabyutse asimbutse umugabo ubwo yarayateguye ikanzu araterekamo n'agatambaro Bibiliya yihora mu isakoshi agiye muri nibature avuye nibature irangiye 12:00 urazi barasohotse barabanje barasohozanije ahuye n'uwo batari baherukanye aramubwira ati yewe ati nubwo mvuye aha ngaha rero ngiye mu ivugabutumwa ati hari ahantu hari icyumba ngiye kujya kubanza gusengerayo ariko mu rugo nta kigenda mama bebe nawe ati aho hantu hari amavuta aho kugira ngo ashake igisubizo cy'ikibazo asize mu rugo ko nta kiro cy'ifu nta birayi nta muceri nta kawunga ari bwumva ko ari bukure mu masengero agiye muri cya cyumba muri nibature ari bwirirwa mu cyumba nimugoroba amateraniro nimugoroba ari buriyarebe uyu mugabo ashakishije uko bari bushaka ibirayi cyangwa uyu mugabo wasigaye mu rugo hasigaye umwana w'umukozi urera utwo twana kandi uwo mukozi urera reka mbabwire ibintu bisenye imiryango ni byinshi kandi ninjya mbabwa mujya mumenya ngo ndi umunyakuri nkubwiza ukuri cyo ntakubiye kiba kitandira nta kazi ufite wa mugore nta kazi ugira ushatse umukozi wo kujya amesa iyo myenda y'umugabo wawe n'imyenda yawe n'imyenda y'abana bawe agakoropa inzu akoza ibyombo ukaryama mu ntebe ukareba filime uyu mukozi azahembwa ibihumbi 15 cyangwa 20 ubaranahenze ubu ni 25 30 ubwo wa makeya utaramenya akazi ni veni ibi bihumbi 20 bigomba gutangwa n'umugabo wawe turimo kuvuga ikintu birimo birasenya umuryango noneho urabyutse mu gitondo ugiye muri nibature uvuye muri nibature banakubwiye yuko hari abahanuzi nka 2 wari buhurire bazi kureba bashobora kukurebera bakakubwira igigutera ubukene kandi wabizi ko ikigutera ubukene ni uko utagerageje gukora kandi wa muntu nawe wabigize umwuga ari bugupfunyikire kandi ayo mubaha ntimuyabura noneho arakubwira ati rero uyu mukozi w'Imana arebayo kandi ubuhanuzi bwe butabusohora ati yewe mama kabeba ati tujyane nanjye andebere murahagurutse muragiye mugezeyo muricaye murabanjije muraririmbye murahumirije muratendereje murahendahenze umwuka w'Imana ngaze arabakundira ze rwose ubuhanuzi bunaze ariko ubuhanuzi ntabwo burimo kuzamo ko wananiwe kugandukira umugabo kuta umugabo wawe mu buriri 10:01 kandi urugo ndajya mbabwire Mukantwari Vesina ntabwo ndi mukuru cyane ko nzi ubwenge urugo rwubakwa guhera 10:00 abana bagisinzira benshi muba mu nzu z'amashamburete muba mu nzu z'icyumba na saro buriya abana bashobora kurya gusinzira batinze byibuze igitotsi cyiza kibatangira kubafata mu masaa 8 sibyo rata 8:00 9:00 10:00 ni naho abajura baza kwiba ahubwo muri aya masaha guhagakwiriye kuba ari ugize gute ufashe wa mugabo wawe ukamwibutsa yuko mwigeze gukundana ahubwo ahangaha neze nanone mvuge nsubire inyuma ubundi hagati y'umugabo n'umugore ninde ukwiriye kubwira undi kamukeneye
ni umugabo ubwira umugore buri munsi cyangwa n'umugore agakwiriye kubibwira umugabo ati ndagushaka? bose bakabwiranye. Bose bakabwiranye. Yego. Kandi barangiza bagashimirana. Mwabyumvishije? Havuye mu kazi Mwese mwagakwiriye kubwirana. Njyewe nkaba nabwira sheri wanjye nti sheri mva wangu twebwe turabasare turi ba bantu nyine ntacyo twikanga turakundana bitewe n'uko twubatse urukundo rwacu. nkaba namubwira nti sheri ntako ubundi uherutse gutaha iwawe ryari? haryo sheri ko mfite gahunda ubwo ngiye mukangura kare umwitoratozaho kare genda mwitoratozaho reka mbivuge gutya. nkambwira ni rero sheri ubwo isaha rimwe na rimwe rigenge mba nanayisizemo reveil kuko umunsi wanjye ubundi ndawupanga, ariko kandi mubwo nkupanga ngomba gusiga mbwiye sheri wanjye umunsi wose gahunda yanjye uburyo ipanzemo na ya masaha agomba kuza kumbonamo, hasigamo n'umwanya abana bagomba kuza kumbonamo. nkaba nambwira saa 10 zuzuye cyangwa za saa 9 tubyuka tugiye gusenga kuba kibishobora. twarangiza gusenga nkaba namubwira ni sheri gahunda yanjye y'uyu munsi rero ipanze gutya gutya, mu kanya saa 12:30 ndaba ngiye gukora ibiganiro, ndabivamo saa 4 ndaza kureba uko abanyeshuri bameze ku ishuri, ndavayo saa 5 isaha imwe ndambirangije, saa 6 turagomba kuba turi ku meza, niba mbaye mpari niba mbaye ntahari wenda nagiye muri business cyangwa nagiye mu kandi kazi, ndaza kugaruka saa 8 ndava aha njya kureba Anesia, hari gahunda dufitanye y'itsinda. ariko se hagata ntabwo nkeneye ndashaka gusinzira kugeza mu kanya saa 12:30 nta kintu mbaza. nta kintu mbaza ukamucokoza nkamucokoza. ubwo iyo mubwiye ngo nta kintu mbaza bamubwiye nti ntabwo nkeneye sinzire nta kibazo. ako kanya niba ankeneye tugakora igikorwa nkaba naryama, ariko umugabo nkaba nzi ngo ndaza kumusiga ari muri modo nziza, akaba azi ngo umugore wanjye aranantekereza. ugasanga uyu mugore umunsi we wose bwije nta telefone ntahamagaye umugabo, ari naho hahandi barimo baravana ubuhanuzi bupfunyitse, ubuhanuzi bw'ibinyoma, ariho hahandi azagenda urumva uyu mugore wirirwa agenda imyenda kugira ngo izaboneke, ntabwo uyu mugabo azita ku rugo ngo yite no ku myenda y'umugore. uyu mugore ntabwo uri bujye kumubwiriza ngo ayireme itsinda wenda ku 2,000 umugabo amuhaye yarya posho ngo yibuke kwivana amafaranga 500 yo kwizigama, kuko n'ijana uriterera ahantu rikagenda rikagwira. buriya hari igihe abantu bavuga ngo nambaye ubusa ngo ndakennye, kandi hari ibitenge by'ubwoko bwose bishoboka kuba utakwambara usa nk'umugore. na bino bitenge bya London, izwi iki gitenge cya London igipande cyacyo kigura 2,000 si 2,000. iyo ufite 6 ukuramo ibitenge 3 ukaba wadodishamo n'akaribaya ukagenda nk'umugore uri umusirimu. haba harimo amabara igitenge kisa nka kareyari, superi, ibitenge byiza bifite amabara meza. uyu mugore akaba yabasha kuvuga ati ndi kureba ingorane z'umugabo wanjye, turimo turagenda twegera hahandi umugabo impamvu wa mugore, ugasanga n'umugore nawe amuhimishije ngo kumwiyima, sibyo? ugasanga uyu mugore ntiwamugira inama yo kuba yavuga ati nzigame 100, nzigame ibiceri 200 bishyira ahantu, mu cyumweru bizaba bibayaya, mu kwezi bizaba bibayaya. n'utwo abonye adutegesha ajya gushaka babahanuzi, kandi abahanuzi basenya imiryango mu bintu. hari n'igihe kubitana no vuga turi mugabo si wawe. Yes, nibyo navugaga. umugore rero ntago yongera kwiha umugabo, noneho aravuga ati burya hari undi wanjye uyu si wanjye. aha ngaha niho ndimo twari tugiye kugushura koze cyane Imana ngo mugisha. aba bagore barimo kwiyima abagabo babo inshuro nyinshi, babitse ubuhanuzi buvuga ngo umugabo washatse si uwawe, kandi ugasanga ubwo buhanuzi ubitse ubikubwiye rwa rugo udaherukamo ntabwo uri bumenye ngo umugabo agukunda bingana iki. n'ibyo umugabo akoze ntibigaragara. niyo mpamvu uyu munsi abagabo bafite amarira, abagabo bafite amarira mu bimenye,
kandi ni ukuri kw'Imana nanjye reka mpanure. Imana ije kureba agahinda k'abagabo bafite muri iyi minsi, kuko abagabo bafite agahinda, bafite ibikomere mu mutima, bari kwibaza ingo bashatse n'icyo bazishakiye, noneho hari naho barimo guta umutwe nabo bakagenda aho hanze hose, ugasanga n'ubundi wa mugore yiswe ngo aramuhimiye, umugabo nawe yavuye hanze ikibazo cye yagikemuye, cyangwa wa mukozi wasize aho ngaho niwe babyumva kimwe, ugasanga umukozi yabaye umugore mu rugo, wowe uri biri hanze uri aho ngaho ubitse ubuhanuzi bw'amahuri butazasohora. Ibi bintu mba mbivuze nka Mukantwari ngo mvuze induru mvuze impanda, wowe ugifite amatwi yumva neza, usuzume urugo wubatse uyu munsi, urebe aho birimo gupfira, urebe niba hari n'icyo wakora ngo uru rugo wongere ugire gute, uruzure. Kuko ingo nyinshi ziri mu manegeka, ntago amanegeka ari amazu yubatse aho yashyira akaga abaturage, n'ingo z'amanegeka ziriho zishwa n'amasengesho adafite umumaro. Amasengesho adafite umumaro ni ayahe? Gusenga udafite ubwenge mu byo ukora, amasengesho adafite intego, nta kintu aba amaze. Ahubwo ayo masengesho ni hahandi uzajya kumva ngira amatsinda nyobora, ugasanga umugore arahora arira aho gushaka igisubizo cy'ikibazo kiri mu rugo rwe kirushenye, akirirwa ahera ruhande abwira abantu, avuga umugabo. Kandi wowe mugore ubundi ugize ibanga ry'urugo, wowe ubwawe wabaza Imana. Hari umupasitori witwaga Mpyisi, igihe twamubazaga ibibazo bijyanye wenda n'ubukristo n'iki, akavuga ati baza Bibiliya. Icyo yumvaga adashoboye, baza Bibiliya, wowe wabajije Yesu. Muri 179 aravuga ngo bibwire Yesu n'inshuti nziza zihebuje. Kuko nugenda ukajya kwibara inkuru, uzasanga wa muntu nawe uri kubwira yumvaga wakubitwa buri munsi, yumvaga inzara yakwica, ahubwo akavuga ati ubusa ntabashakira abandi utwatsi ngo ni kugira ngo abagabo babakunde. Aho ugasanga muhaye byo kwica umugabo. Umva, umujyanama wa mbere ni Yesu. Ubundi Yesu numubaza icyo gukora azakubwira icyo gukora, ugomba gushyira hasi amaboko ugakora kazi ni kazi. Ngiye baraka nkubwiza ukuri, nta kazi ntakora, kereka kwiba no kuroga no kwica. Ariko akazi kose umva ubuyede guhinga kujya nta bintu nakoze, kandi kugeza ubu sibyo ubu ngubu Yesu yangiriye neza. Haleluya. Ariko haleluya, ntubona se wako twihangiye umurimo tugakora isabune ikadukura mu nzara, umuntu akaba yambaye n'umwenda umeshe, ari watu kijya gushakaho icyayi. Kera nigeze kuyobera, reka ngo ubuhamye, kera nigeze kuyobera mu byo gusenga. Ariyo mpamvu nanjye shaka kwanamiza nkabwira abantu ngo nibave mu bunebwe. Noneho nanjye nkumva ko gukizwa ni ukuva ku wa mbere usanga ukageza ku cyumweru. Nanjye uko riremye aho icyumba kiri, iyo niba turi amasengesho ya nimugoroba ryari na ryari, nkirukanka nize ntawantangagayo, kuzura umwuka wera nkumva ni sawa. Ariko noneho najya kwa mubiri ya papa natanga abana mukaro kugira ngo njanywe icyayi, nkumva ngomba kukigo kwa Mukantwari. Ariko kugira ngo uteze ikibazo, Yesu yarambwiye ati shyira hasi amaboko ukore. Haleluya. Ndakora nataka imisiri ndahinga, mva mu musiri niga isabune, niteza imbere, ngeze ku rwego nanjye ndabyibuka ko nakubonye n'ukuri. Ntabwo wabonye nanjye narazezengeye. Umugabo amaze kupfa uravuga ati va mu by'urimo, va mu by'urimo, gabanya akaguru. Murakoze cyane. Gabanya akaguru, va mu by'urimo. Ndangije ndagabanya, menya kujera, nkamenya igihe cyo gusenga, nkamenya igihe cyo gukora, nkamenya igihe cyo kugaburira abana, nkamenya nyaturaho umugisha rero. Imana guha umugisha, imbaraga n'amavuta no kwaguka. Noneho rero nanjye birimo biza. Ntawe saba icyo kurya, ntawe saba icyo kunywa, mbese Yesu nanjye yangiriye neza, nanjye ngeze ku rwego rwo kwigisha abandi. Mbwira abantu ngo nibagabanye ubunebwe, bagabanya akaguru ko kwiruka ngo bagiye gushakisha Imana. Imana burya muri kumwe, iriya Mana iri mu nzu iwawe. Ibi bavuga ngo bajya mu butayu, ni ukuri njya numva ngo abantu bajya kurara no mu butayu n'iki. Rero hari n'umuntu wigeze kugira ibibazo, arambwira ati mama wombi ntikarame, azinashaka kugira ngo rwose ushaka agahuru turi burare, ati mfite ibibazo biranyishe ntuze kuza. Asanga mvuye mu kazi, arangije ategereza yuko tujya mu gahuru bwije, ati se turagenda ryara, agapantaro yagakwikiyemo, yagize ate turajya mu gahuru ryara. Nise yako gahuru ubwoko cyata ko dusengeramo mu butayu. Ndabwe ntabera nabaho ubutayu bubi wanje n'ibigeragezo nahuye nabyo n'ubutayu, kandi nta kiza kiba mu butayu. Ako se nogera tuwaza abantu badukurikiye aka kanya, niba wa mugore udaterwa isoni zo kurara mu butayu, usize umugabo mu nzu, ugiye mu butayu, umusiganya n'umukobwa utabyaye,
ubwo butayu uri buraremo iyo mbeho irari ihuha umugabo icyo ari bukore harya wabimenya nanone ngo yaguciye inyuma urugamba rugasutama bikaba izindi ntambara ngo ufite ikigeragezo ngo umugabo yaguciye inyuma. Hari ibigeragezo byinshi murimo murikururira kubera ubu navuga ni ubwenge buke buriya cyangwa n'ubujiji no kutimenya. Yesu araje Yesu azaza ryari? Yesu azaza ryari? Buriya reka mbabwire ukuntu Yesu azaza. Kuza kwa Yesu kwa mbere yamaze kuza umunsi waremwaga Yesu yari ahari. Kuza kwa Yesu ni iki? Hari impinduka igomba kuza mu buzima bwawe, kandi nubwo wahamagara Yesu ngo ngwino ntago ari kure yawe, ntatuye kure yawe. Ujye uvuga ngo hari igihe njye mbona nakuri umuntu aba yita yavuye mu mubiri wahuye na Yesu yaje akakwimura akakwijyanira mu ijuru ry'amahoro. Buriya umunsi wapfuye niyo mperuka yawe. Tugomba guhora twejejwe, tugomba guhora twiteguye. Noneho reka twe kwitegurana inzara, ahubwo dutegure ubugingo, dutegura n'umubiri mwiza, kuko niba hari ikintu gishobora kugucumuza ukabura n'ijuru n'ubukene. Ubukene bushobora kugutuma rwose pe ugasanga uribaza ko Imana yatabaye, ariko yamutabaye nawe yashyize hasi amaboko arakora. Niryo rya jambo rivuga ngo hahirwa abakene mu mitima yabo. Umuntu yaretse Minerval ariga, Imana imugire neza, imuhaye akazi, urigereranya nawe ntiwize, n'amaboko ufite ntushaka kuyakoresha ibyo ushoboye gukora. Ndashaka gusobanurira abantu ririya jambo riri muri Bibiliya ubona bitwaje cyane, ari naryo ryatumye abantu bihirimbiza cyane. Ugasanga urashaka iterambere ry'umurokore ukaribura, ugasanga uramubwira imyumvire iri hasi ku buryo ari nabo nshaka guhamagara ngo baze mbigisha isabune, akabyanga akambwira ngo nose ngo ninza kwirirwa iwawe urantegera kuva iwe ngo ndamutegera, ubwo natanu ngiye muhindi tiki kandi muhe n'ibyo ajya kugaburira abana kandi mwigishirize n'ubwo bumuga abantu bihaye. None se nkubaze sheri, iri jambo rivuga ngo hahirwa abakene mu mitima yabo ngo kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo, warisobanuraho niki Yesu yashakaga kubwira abantu? Ubukene rero bwo mu mutima nubwo gushaka ijambo ry'Imana, nubwo gushaka ijambo ry'Imana, ari ubukene bwo ku mubiri, ntago ari ubutindi, se bwo ntago ari ukwihirimbiza, ntago ari ukwambara ibintu byacebutse byaciye biriho uruhekero n'iki ngo ugende unuka inkari z'umwana, ugende ibibogwa by'umwana. Na Yesu aravuga ngo ufite iki ngo mpereho. Ijambo rikavuga ati tera intambwe imwe ndatera 99 urumva. Rero tubasobanurira hasi amaboko, ukora akazi kariho no kudoda inkweto, nako ni akazi. Ijambo rivuga ngo ngahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Ni ubukene bw'ijambo ry'Imana, gusobanukirwa Imana, gusobanukirwa ukuri kw'Imana n'icyo Imana ishaka. Ntago Imana yigeze ibabuza gukora. Ukajya kumva ukuntu umuntu arakubwira ati nagiye nsengana n'abenshi bakanansura, hose babavuga butumwa banaje kumena umuceri akazi. Ariko ibyo bintu nawe urata mama muri comment mujye mubimbwira, nusanga ibyo bintu bitarakubaye uzamenye ko ndi umupagani. Umuntu akazi wawe kugusura yambaye ikoti rwose ryaranamusaze, ntamenye ko ryashaje, ntamenye ko agomba no gushaka irindi koti rigacuya pe, akaba afite umuriri w'ijambo avuga akabisinzi gahubangana ukumva abazimu bari gupfa. Yarangiza akakubwira ati Imana yambujije gukora. Imana yambujije gukora, irambwira ngo nkurikira. Kandi mukibagirwa ko ari umukozi w'Imana wavaga kubwiriza akajya kuboha ihema. Ndi Pawulo yavaga mu ivugabutumwa, nta muntu yigeze asaba n'amatiki. Pawulo nta muntu yigeze asaba itiki. Ibi bintu by'agatiki byo mu ivugabutumwa byateyeho bikurura ubunebwe. Agatiki wagiye kuvugira Imana ngo nagiye hejuru y'inzu ndi umufundi, ngo Imana impananura nikubita hasi. Ubwo rero ukumva ugafata Bibiliya ukava kwa mbere wirukanka, urwo rugo uzarutunga. Si ya marira ya wa mugore. Hanyuma izo divorce naburi icyo kurya nawe avuze induru umugabo arananiye. Yes. Niho hahandi umugore nibyo twavugaga yego byo kuganduka, buriya iyo ganduka ariko mu gihe vuba kuva byanze ngo hari agakino gakina abahazi.
noneho rero ukumva byanze kubera iki akuka ndikazamuka bwo karamanuka ugasanga rero umugabo nawe wiranwa Bibiliya mu kwaha urimo urirukanka kuva kwa mbere kujya ku cyumweru nta n'ikirimo kuzana nta kintu uri cyokora kuzana. wenda urangiza kuvuga ubutumwa hakuye icyayi n'icyo gutamira ariko umugore n'abana wabyaye hari ingeso ntashaka, oya duca ubunebwe hari ingeso ntari gushaka kwirukanya ubunebwe Mukantwari mu ari kintu nabwo kijyanye burimo guteza n'umuryango. divorce ugasanga umugabo yirutse gutyo uwateje ikibazo mu muryango umugore n'amarira menshi n'agahinda ugasanga ikibazo kivuye ku mugabo w'umunebwe ariko reka nkubwire Lizia. oya tuve ku bagore tujye no ku bagabo hari abagabo nabo usanga bafite ubwo buhamye ugasanga aho kumenya ko ari ukutunga urugo ahubwo ashatse gutungwa n'umugore Yego. ese umugore we azashaka ibyo kurya azariha inzu azashaka minerivare y'abana umugabo nawe yitwaje Bibiliya buri munsi ya Bibiliya se bihira bake kandi nawe napo ntiyemewe ntiyemewe ku murokore nuko byara ijambo rawe tubyare twororoke twuzure isi noneho uyu mugore nawe ugasanga rimwe na rimwe kera wabashije kwirwana kwivumburira yareba agasanga byanze kuvamo akamenya icyo gukora rimwe na rimwe ugasanga hari umugore wiyimye umugabo kugira ngo adakomeza kumubyaza abo bana atari kurera bitewe n'icyo hari abo tujya duhura benshi arimo n'uwo ngo waje kumbwira ngo Imana yamubujije gukora nyamara yarangiza gusenga akambwira ngo akeneye itike gute ukeneye itike ya Mukantwari kandi uza no kunsura waje kunsura nk'umushyitsi ukeneye itike kujyana he ngo n'abana ngo ntibafite icyo kurya iyo Mana iri gukorera itagaburiye abo bana wamenye yuko ahubwo iri kukubwira ngo shyira hasi amaboko ukore aba bana bashe kubaho noneho hari indi ngeso yadutse uri gusanga abagabo birirwa na Bibiliya mu kwaha bakirirwa bari mu ivugabutumwa uzi ibisorori biri muri biro hariya bimeze bityo inyama z'inkoko zirunze neza wayiriye ahandi rero ntamenya ko iwe nayo yakenewe ifiriti ugasanga abagabo barabyibushye barashishinda zaraje ziri hejuru y'imikandara Anizia ibi bintu Imana izababaza uko izi ngo mwazubatse ugasanga umugabo yarashishe ugasanga umugore yabaye wareba umugore ugasanga ni umugata umugore yabaye umugata nta kenda usanga umugore niwe utekerereza urugo umugore niwe utekerereza urugo niwe wirirwa na gataro niwe uhanganye na leta mu muhanda azunguzanya n'umwana ugasanga umugabo muri ya matike babahaye ibi iyo turimo turabivuga nk'abakristo twe turabakristo ntabwo turi inyuma y'itorero tuba tugira ngo n'aba bashumba badushumbye ntimukorora abanebwe abajya bitoza abantu gukora niba uje kuvugira Imana twifuza ko twavugira Imana nibyo tugahindurira benshi kumenya Kristo ariko niyo tike muhawe mwabavuga butumwa iga kuzigama none se ubungubu akaje abona insengero zari zafunzwe ubu ko ari n'abatari babona aho bajya kuvugira Imana babayeho bati niho handi urimo gusanga umugore avuga ati uramenye uvuye mu ivugabutumwa wariye wahaze uraje ngo ni intege uraza unsaba kandi umbwira ngo utanampenda henda utabanza no kuntegura ikintu cyo gutegura abagore ugasanga umugabo wiriwiyo wahaza inkoko wahaza amaburushete wahaza ibirayi by'inyotse wasutseho byeri zawe cyangwa urunzeho nicyo cyayi warangiza ukagenda ngumva nyiraruna ngo ngwino umpe ibyuma ibyo bintu musaba ni ibijumba yiriwe aho umuhenda iriho bamuhaye keye bamugaburiye byiza iwe arabibuze asanze izo jumba z'utujumba umugore yashakishije nabwo wanze no kubirya ngo yabitetse nabi wenda yagiye kwibara inkuru ko uri mugenzi wamudahiye akanusu ka kawunga aragacumbye barakariye n'abana ntibahaze kandi nawe wagusigiyeho turimo turasoza rero iki kiganiro ugasanga nta rukundo rwose aho ngaho niho ubona ingo zatereye agaciro ugasanga umugabo namukenera ntari bumubone kuko umugore arashonje ugasanga abagore rero ni ba nyirarira ariko hari n'abagabo ngo bafungiye amazi n'umuriro abagore nabo kuri icyo gikorwa none nyine iyo byageze aho hatashye ubundi batumvikanye ngo umugabo agiye hariya ashaka imboga umugore ashaka ubugari mbese bahuza inama n'umutima usanga ari kubyo byarikomere niho n'abana bari kuvuka bari guhura n'ibibazo iyo babonye musimbukana avuga ati ubuzima se wabwishingira neza wese agaciye umwana agatoroka akigendera bati nabo ntiborohewe uyu mubyeyi ntabashe no guhana uyu mwana nibura tugerageze turwubaka abana batunanira ariko ntako tutagize sibyo umwana akunanira atavuga ati nabuze icyo kurya atavuga ati nabuze icyo kunywa
papa ntacyo aba atakoze, mama ntacyo aba atakoze, tubahe n'urugero rwiza bituma abana bakora. ubwo Kuko abana nabo ubona ko kuri iki gihe nabo barashaka kwibera aho kwizerera, kwibera biganye base abandi buzima bikana mama. bworoshye. Umwana ashaka kubaho nk'uko kwa runaka, kwa runaka bafite imodoka, ashaka kujya kwiga ari uko nawe bamushakiye imodoka, kandi ntawe n'icyo kurya ni ikibazo. Icyo ni ikindi kiganiro tuzagarukaho Tuzongera cy'abana mu muryango. yego. Rero inshuti za Mukantwari Vestine, menya impamvu uriho TV, twe turi mu kiganiro cy'abubatse urugo, umuryango w'uyu munsi, ese ni iki twakora kugira ngo umuryango wacu umunsi we muzima. Dusoza mu magambo makeya nk'umunota, Yego. gira inama uyu muryango, ese ubona ari iki bagakoze, bagira inama mu gihe gitoya cyane. Yego. Dusoza Inama nabagira rero, abagabo namwe bagore beza, inama nabagira ya mbere ni ugusenga. Yobo igice cyaho 28, umurongo wa 28 haravuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Natwe tubabwira ibi ngibi nuko twamukiwe n'umucyo w'Imana, tukava mu byaha, tukava mu byo twarimo, tukatubusinzi, tukatubusambanyi, tukatubujura, tukata ibi umwijima rutubuditseho, Yesu akatubera umwami n'umukiza, akatuyobora. Niyo mpamvu kuri iki gihe natwe turaba kugira abandi inama nabagira ni uguhindukira umuntu akava mu byo yararimo. Umugore wabaga Madamu Saro wari umunebwe, va mu bunebwe. Icyambere senga, nurangiza gusenga ukore. Ntago bivuga gusenga ko utagomba gukora. Ubundi ushaka kugarura umutima w'umugabo wawe umaze kuba kwihebwe. Buriya umugore afite ukuntu yakwagaza umugabo bikemera. Wowe waciye bugufi naho umugabo yagukubita ukihangana, ngo harabigishijwe kujundika amazi. Kujundika amazi si ikintu, uguceceka. Umugabo yanaza gutuka, wowe ugaceceka, ukasenga. Kwa kundi uceceka ukaburimo kumubwira umwami Yesu, ukavuga Yesu ntabara, aho kuvuga ahubwo musange. Burya ucecetse gatatu ugaceceka icyumweru, umugabo arahinduka. ntamubwira ngo nijya wakakwemeye, ngo garuka nkwerekeze, ngo ngera unkore. Oya, mugore wabasha guhindura umugabo, kandi ngo ababiri barutumwe. Wikufuza ko umugabo yagucika, kuko hanze hari abandi bagore bifuza abagabo, ahubwo mugaruza umutima w'ubugwaneza. We mugore wabwirwa n'iki katari we wagarura umugabo we mu rugo. We mugabo nawe shaka ukuntu uca bugufiya, urura umutima w'umugore wawe, bitewe nuko nawe ubona ko hari agahimano kabayeho, ari umukugandukira urugo, ari ukushaka imibereho, hari ukuntu umugore nawe hari aho yabonye utitwaye neza. Gabanya ikigare, ahubwo gendera mu ijambo ry'Imana, usaba Imana akazi. Ijambo ry'Imana riratubwira muri Matayo ngo mushake muzabona, mukomange muzakingurirwa, musabe muzahabwa. Kandi dusaba twizere ko duhawe. Kite wizera yuko umwami Imana kubabariye aho wagenze nabi. Ushaka igishoro ukore. Ushaka igishoro ukore. Imana ibaho umugisha, kandi tuve mu bunebwe, twiteze imbere mu buryo bw'umwuka. Murakoze cyane. Murakoze. Mwumvisha yuko itandukaniro ry'umuryango wa mbere, abagore ba mbere barushaga abubu kugira ibanga ry'urugo. Abagore mureke kuba indondogozi, cyane ko ari n'igihe muririra abagore bagenzi banyu, ari nabo ba nyirabayazana mu ngorane mufite. Iyo wishyize hanze iteka, uba ukomeje urugamba, uba urushyize, mbese uba wongeye imbaraga mu rugamba uri kurwana. Ariko mujye mumenya ngo ibanga ry'ubuzima ubayemo niba ukennye, igisubizo cy'ubukene ufite ni ugushyira hasi amaboko ugakora. Kabiri, kwiyima umugabo wawe wa mugore we, ntabwo urimo kurwubaka ahubwo uri kurusenya burundu. Gatatu, wa mugabo kwirirwana Bibiliya mu kwaha, ugataha uriye, ugataha wumva ugomba kurongora umugore wawe, ukamutera inda akabyara gusa. Abo bana nta shuri ubishyuriye, nta mitiwere bafite, nta mariniyeri umugore afite, n'indi ushyiraho, urugo nta ntebe, nta safuriya ziratoboka hakabura izisimbura izindi, inzara iranuma. Fasha hasi Bibiliya, gira iminsi yo kujya kuvuga ubutumwa, ugire n'iminsi yo kugira gute, yo gushakisha icyo gukora. Wite ku muryango wawe, n'inyoni zikanguka kare zikajya gushakira ibyo abana bazo bagira gute barya. Mugira ubwenge. Kandi ikindi nkabwira abana b'abakobwa, urubyiruko, nimero za Mukantwari Vestine njya nzishyiraho 0787 mungane ndi shangazi. Aya makuru yose tuba tuganiriye, ese urubohero uraruzi? Ibyo ukeneye kubimenya mpamagara nkugira inama.
Ni ukuri. wa mugore we byacanze umugabo arimo kuza akakubwira bitewe n'uko wenda yagiye guhengereza kwa runaka akaba hari ibyo yamubonanye wowe udafite. Mpamagara ungisha inama mureke ibintu by'isoni n'ipfunwe twibakira umuryango muzima, kuko nitugira umuryango muzima turagira itorero rizima, tugira igihugu kizima. Iyo umuryango atari muzima itorero ntiriba rizima, kandi itorero atari rizima niryo rivamo amacakubiri no kudakorera hamwe ugasanga n'igihugu kirapfapfanye. Mukanwa Rivestina ndahari ku bwanyu. Shalom shalom shalom. Yego, shalom.